Okay guys, ese uribaza ko izi video zaba zikorwa nuko ufite kamera nziza? Oya, ese uribaza ko izi video zishobora kukwinjiriza amafaranga akaba yagutunga? Yego nibyo koko birashoboka, amafaranga ashobora guturuka kwizi video ashobora kugutunga. Guys, izi video zirakunzwe cyane, ziri gutrending ahantu henshi cyane, harimo TikTok, Instagram Reels ndetse na YouTube Shorts. Guys, turehereye nko kuri TikTok, reba nk'uyu nguyu wabigize content, reba afite 1M followers na miliyoni 7 za likers. Guys, ese uribaza ko yinjiza ngahe kuri izi video? Guys, noneho ka tujye kuri YouTube turebe, uyu nguyu afite 1 million subscribers. Guys, kandi urabona ko na video ze zirebwa cyane. Guys, rero nimba nawe ushaka gukora ino content se cyangwa iyi content yo kubyinisha amakatuni, ino video ni gucika. Guys, ikintu tugiye gukora twebwe ntago dukeneye ibikoresho bihambaye cyane nka machine, telefone nziza se cyangwa kamera nziza, ahubwo ikintu dukeneye muri aka kanya ni application n'umwanya wawe uri bwicare uri kureba ino video. Nicyo kintu kiri buguheshe kuba watangira gukora content nk'izi ngizi, ugatangira gukorera amafaranga kuri YouTube nk'abandi. Guys, mbere rero niba ari ubwa mbere ugeze ku ino channel, kanda subscribe, ukande like, wibuke no gusharinga ino video kugira ngo igere no ku bandi bantu. Guys, ngiye mugiye kubana nitwa Shema, twagiye. Guys, wowe icyo ukora urahita uza hano kuri Play Store yawe, uhita uza hano muri search, usacingemo Zepeto app. Numara gukanda search, uhita uza ukande open. Wewe kunje kubera nyifitemo ndakanda open, ari uko wewe kubera ntayo ufitemo uri bukande install, kuko uri busange handitseho install. Urahita uza ukande open, uyifungure, utegereze hakanya gatoya ifunguke, ntago biri butinde. Ahangaha urahita wemeza terms zose zino application, uri bukande agree, uri bukande ahangaha agree kugira ngo wemere feature zose zikorerwa muri ino application. Uhita ukanda hano hepfo agree, wemeze, urategereza hakanya gatoya. Ahangaha uri kubera ko na account ufite, murahita ukanda create an account, create new account. Ahangaha hepfo kande create new account. Ukihakanda urahita uhingukira ahantu hameze gutya, uri bukande hano handitse ngo create avatar, create avatar. Ahangaha ndaceka umuntu wese arimo arahareba. Guys, nugera ahangaha niho utangira noneho gucreatinga avatar yawe uko ishaka kuza ibimeze. Ahangaha baba baguhaye urugero rw'uku nguku, iyo ushaka nyine ukoramo n'urutoki ukajya uyihindukiza ukareba uko nyine inyuma n'imbere hameze. We icyo ukora ahangaha tugiye guhera ku ruhu, uko dushaka uruhu rwayo ruza kuba rusa. Uraza ujye uhitamo muri utu ngutu tugiye turaha nyine dutandukanye. Ujye uhitamo ko ushaka kuza ibisa mu maso, wenda katwihitiremo kiza kubisa nk'aka ngaka, wenda kiza kuba ufite nk'aka ngaka, kuba ufite nk'uru ruhu, wenda nk'uru ruhu turukandeho. Ukirukandaho urabona ko avatar yacu ariko iri buze kuhitisa. Ikindi ukora urahita uza ukande ahangaha, nurangiza guhitamo uruhu uza ukande kuri avatar type, urategereza akanya gato baziguhe. Ahangaha niho uri buhitiremo shape y'umutwe nyine tu. Aha niho uhitiramo shape y'umutwe y'ukuntu iza kuba imeze. Tweka twihitiremo aka ngaka ka kabiri, katwihitiremo aka ka kabiri, aka ngaka dutegereze kajyeho. Guys, urabona ko kagiyeho. Ikindi dukora turahita, guys, muri ihangana ako ntago bigoranye pe, ntago bigoranye, ahubwo we nukurikiza ino video ukayirangiza, urarangiza nawe umenye uko bikorwa. Guys, urahita ukanda hano kuri hair,
uhitemo nyine ubwoko bw'umusatsi ushaka kiza kuba ifite katuni yawe, wenda twirebere nyine agasatsi nyine k'insongi twirebere udusatsi tw'insongi, kuko nyine twe turashaka gukora umukobwa ntabwo ari umuhungu. Tugiye kureba agasatsi keza k'insongi, katwihitiremo aka kadirede. Twe tugiye kwihitiramo aka kadirede aka ngaka, ugahitemo urahita utegereza kajyeho. Guys, urabona ko kagezeho. Guys, akandi kantu noneho, wowe nimba ubona rino bara gafite utarishaka, wicyo ukora uhituza ugakanda ahangaha, hano hepfo, hano handi hari udukara twinshi cyane. Ahangaha uraza ugakandaho, ahangaha ni urahitamo, uraza uscrollinga ureba akabara nyine kakubereye ushaka ko umusatsi wawe ubusa. Njyewe nkunda pinki, ngiye kwishyiramo kano gapinki aka aba ariko nishyiramo. Wow, reba ariko ukuntu gasa ewana. Noneho icyo ukurikizaho urahita uza wikandira hano kuri face ahangaha. Guys, ukurikize step by step kugira ngo hatagira ikintu kiza kugucanga. Ntabwo nifuza ko hari umuntu uri bunyandikire muri comment ambwira ati ibintu byanze, cyangwa se ambwira ati namubeshye. Guys, ibi bintu birakora byanyabyo. Guys, wowe icyo ukora uraza uhitemo nyine uko katuni yawe kaza kuba kameze. Hano haba ari udushepu twinshi, tugiye kwihitiramo aka ngaka kano. Guys, urabona ko kagiyeho. Guys, wowe icyo ukurikiza urahita uza ukanda ahangaha hejuru hano kuri blouse. Ni nka hariya ku ngoyi nyine hariya ku ingoyi ushaka nyine, zaba ari izirakaye ari izishimye, zose hano ziba ziriho. Guys, twege tugiye guhitamo akahe subura harya ngo bakobwa babyita ngo ikikumaki, akamakiye neza kanshyiraho aka ngaka. Numara kugashyiraho, w'ikindi ukurikizaho urahita uza wikandire kuri ahangaha handitse eyes. Guys, aha niho ugiye gushyiriramo ijisho koko. Guys, hano bagiye kuduha amaso ewana. Guys, aha niho ushyiramo ijisho, ryaba iry'umushinwa ryaba iry'uwapfuye ijisho, yose hano arimo. Guys, tugiye kwihitiramo aka ngaka ko hejuru, tugiye kwihitiramo aka ngaka aka, nubwo nakari rinini ariko nta kundi. Turahita dukurikizaho izuru, itukanda ku zuru kuri nozi, uzuhitemo izuru. Guys, katwihitiremo aka ngaka ugakandeho, urahita bakwereka ko karimo kujyaho. Urabona ko kagezeho. Guys, turahita dukurikizaho guhitamo umunwa hano hejuru kuri mouth. Urahita uzukande ahangaha kuri mouth hejuru, uhitemo nyine umunwa ubona uberanye na katuni yawe. Twebwe turi buze wenda twihitiremo, uri buscrolling bari buzane nyine iminwa myinshi urahitamo wowe umunwa ubona uberanye na katuni yawe, katwihitiremo uriya. Urabona ko batwereka ko wagezeho. Numara kuwuhitamo, ikiba gikurikiyeho ni body type, imiterere se cyangwa se uko ushaka ko iza kuba imeze, nimba ibiteye. Hari igihe wewe ushobora kuba ukunda katuni byibushye se cyangwa inanutse, zose ahangaha bahita baziguha ukihitiramo iyo ushaka. Iyo wifuza umuntu unanutse se cyangwa umuntu byibushye, nawe ahangaha baramuguha ugahitamo. Guys, twege wenda tugiye kwihitiramo uyu nguyu, tugiye guhitamo uyu nguyu wo mo hagati hano, ndabizi uw'umukobwa nyine uyu nguyu. Guys, urabona ko yamaze kugeraho. Wowe icyo ukora urahita uza ukande hano kuri dress ahangaha uba ugiye nko gushyiramo ijipo nyine iyo ushaka ko aba ari umukobwa. Dore ahangaha barahita baguha nyine utujipo ushobora kuyambika ikaza nyine ikambaye.
ahangaha, ariko twe ntabwo dushaka gukora umukobwa wambaye ijipo, ariko nyine nawe ubishaka utungutu tuba turi free, nawe uradukoresha bisanzwe, nawe uradukoresha, ariko twege ntabwo dushaka amajipo, twe turashaka kumwambika ipantaro. Turahita tubivamo scrolling nze nkande ahangaha kuri paint, ngiye guhitamo igipaint nyine, ngiye guhitamo ipantaro ku bantu batazi nyine paint, ariko ndabizi ko mubizi paint ni ipantaro. Uze nkandeho barahita bama ibipaint bimwe bya hatari, bimwe by'abastari, ndakiye kuri murabibona kandi bigezweho. Tugiye guhitamo igipaint cyiza kugira ngo tujyanishe na kaga pink ko hejuru, katwihitiremo iyi ngiyi kugira ngo aze kuba ajyanishije ahantu hose, nyine twihitiremo akangaka. Guys, urabona ko ipantaro yacu yarangije kuyambara, nawe iyo ushaka wahitamo indi ushaka, ariko iwe nitabisa nk'iyanjye se cyangwa iyindi uhitamo iyo ushaka, zose ziba ari furi. Twagiye kuri skate guys, ibintu noneho nakasa mutwe kuri skate se bari kuduha tuntu tw'utujipo ukuntu sha guys. Ahangaha muri skate ndabona ntabyo dukeneye, ahubwo guys katwihitiremo socks, katujye guhitamo amasogisi ari bube yambaye. Baraguha amasogisi menshi, ariko urahitamo iryo ushaka nyine tu. Guys, njye ndashaka kaba yambaye utungutu tw'umukara, yambaye utungutu tw'umukara. Noneho nindangiza tuhite tuza guhitamo footwear, cyo bita tujye guhitamo icyo bita udushuze, tujye guhitamo udukweto. Ahangaha ni uri buhitiremo inkweto zawe z'uko ushaka kuza ibimeze. Ibi ni ibyangwe byose by'inkweto guys. Njye ngiye kwihitiramo akangaka, kino cyangwe cy'urukweto ahangaha imite nkandaho guys. Urabona ko cyamaze kwiyambika ako kanya, ako mwabonye ko katuni yacu inambaye ice. Wabibonye ko katuni yacu rwose shayikoze neza pe. Noneho tugiye kujya ku cyo bita eyewear. Tugiye kumwambika marinette cyangwa se fime. Urahita uzo kandi hano kuri eyewear, dore hano hari amafime menshi, urahitamo nyine akakubereye. Hano hari ay'abastari, hari ay'abo mu mazi, yose hano abarimo guys. Twege ngiye kumwambika, tugiye kureba wenda akumutuku, ako guys, wenda niyo katunamwambika utungutu utu twahangaha guys, ari two wenda aza yambaye. Okay guys, urabona ko noza yacu yambaye noneho n'uturinete. Igisigaye ni uguscrollinga noneho tukareba icyo bise outwear. Uze ukanda ahangaha, tugiye kureba noneho icyangwe cy'ikote cyangwa umupira wo hejuru nyine tu. Hano baraguha ibyangwe byinshi, ahangaha uraza nyine urebe nyine akangwe kaba kabereye katuni yawe. Katureba akangwe kaba kayibereye, wenda katurebe wenda akarimo byibura umutuku, kugira ngo tujyanishe n'inkweto yambaye hasi. Wenda katwihitiremo akangaka. Urabona ko byabaye fresh, urabona ko kagezeho yawe guys. Urabona ko yarangiye gukorwa, yarangiye. Urahita ukanda done, hasigaye kuyibyinisha. Ukimara gukanda done urahita uhingukira ahantu hameze gutya, bagusaba gusaba ubucuti se, ariko twe ntabyo dukeneye. Turi bukande hano hejuru escape.
guys ukimara gukanda escape urahita uhingukira ahantu hameze gutya bagusaba gufollowinga aba bantu, ariko guys icyo ugiye gukora ugiye gukanda hano follow kugira automatically urahita usubira kuri home page utangiye aba ari naho utangira kubyinishiriza ifoto yawe. Guys urategereza akanya gatonya, urabona ko twageze kuri home, noneho avatar yacu yabaye done, ko cartoon yacu yabaye, urabona ko ina movinga nta kibazo, urabona ko movinga. Igisigaye no guhitamo imbyino ushaka kiza kubibyina. Uyicyukura uyituzuga kanda hano hepfo, aha ngaho uraza nyine ukareba utudance, habano haraba ari utudance tugezweho kuri TikTok, uza nyine ugahitamo nyine, cyangwa se ugashaka ukaza ugasacinga hano kuri search hejuru. Nugera hano kuri search uri buyite wandikamo dance, uhite wikandira hano hejuru search kugira ngo baze kuguha amadance yose ubwoko, baze kubiguha uri ku buryo uza kwihitiramo. Hano barahita baguha amadance menshi, aha niho uri buhitemo nyine dance ushaka ko cartoon yawe iri buze kubibyina. Okay guys, twege tugiye kwihitiramo akangaka ndabizi, ndakeka abantu benshi murakazi kuri TikTok. Akangaka niko tugiye guhitamo, turashaka ko cartoon yacu izibyina nkako. Guys uri butegerezeho akanya gatonya. Okay guys urabona ko dance yacu yagezemo. Wicyo ukora ufata nyine intoki zawe ufata intoki zawe ukajya uyishatswe uyigize inyuma nyine kugira ngo ijya he nyine ubone ibereye amaso yawe se, ukaza cyo ukayigiza imbere ukanayijyana ku ruhande. Ahangaha nyine ibirimo irabyina ariko nyine uyikontorora. Guys wowe icyo uri bukore kugira ngo uyisavinge kuri gallery yawe, urahita ukande hano hepfo, hano handitse save kugira ngo uhite ijya kuri gallery yawe. Guys igisigaye no gucekinga tukareba koko yabaye saved muri file yacu. Guys urabona ko video yacu yarangiye kandi yabaye saved. Guys nimba ubona ino video hari ikigufashije, kanda subscribe, ukande like na share kugira ngo tujye tugumya no kubana mu zindi video. Ndashimira wowe twabanye kuva video itangiye kugera irangiye. Guys ngiye twari kumwe nitwa Shema. Guys nimba ubona ino video hari ikigufashije, kanda subscribe, una commenting ikindi gitekerezo cya video twakoraho ubutaha.